bugufi dusenga Imana. Data Mana ihoraho, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wavuganye natwe mu bihe byatambutse ndetse na mu kanya umaze kuvugana natwe. Muri uyu mwanya nabwo twongeye kugutegera amatwi, uvugane natwe binyuze mu ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ribe iryo kudukiza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka mbere ko dutangira icyigisho nsabe abantu bagera muri batandatu bazi gusoma, baze hano babampere mikoro. Batandatu abantu bicaye hano hafi bazi gusoma, batandatu cyane cyane. Reka dufate muri korari abantu batandatu, mwegere hano. Mikoro nizitanabakwira murakoresha izihari. Buri wese ndashaka kumubwira ahantu asoma, ubundi tukinjira mu cyigisho cyacu. Mwegere runo ruhande nibyo byaba byiza. Icyigisho cyacu kuri uyu mugoroba kiravuga ngo ubuhumyi. Ubuhumyi icyo cyigisho tugiye kurebera hamwe. Reka nsabe uwa mbere aturebere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 23 umurongo wa 16 n'uwa 17. Matayo 23 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ubwo ni wowe ubanza. Wowe ukurikiyeho Matayo 23 umurongo wa 19. Ukurikiraho Matayo 23 umurongo wa 24. Ukurikiraho Matayo 23 umurongo wa 26. Ukurikiraho Matayo ibyahishuwe 3 17 na 18. Maniraho ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 11. Tugiye gutangira twumva ikibazo cy'ubuhumyi. Ibyahishuwe 3 17 18. Ugeze 17. Urahiye urakoze cyane. Ushatse wakwicarira, inshingano yawe urayirangije. Undi agiye kuturebera Matayo 23 umurongo wa 19. Ndaguha hawe ntacyo. Mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro cyangwa ni igicaniro cyubahiriza ituro. Urakoze cyane. Noneho wowe turebere Matayo 23 umurongo wa 24. Urakoze cyane. Mwabarandasi bahumye mwe. Yego. Noneho ibyahishuwe 3 17 na 18. Aya Matayo 23 umurongo wa 26. Wa mufarisayo uhumye we. Yego. Ibyahishuwe 3 17 na 18.
Urakoze cyane. Noneho ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 11. Yego. Arindagira akabakaba ashaka uwo kumurandata. Aya masomo dusomye ni menshi, twasoma n'andi menshi, ariko icyo nashaka kugira ngo mwumve no kugira ngo dusobanukirwe n'uburyo ikibazo cy'ubuhumyi Imana yagihaye agaciro, ndetse Imana yandika amasomo menshi muri Bibiliya ivuga ikibazo cy'ubuhumyi abantu bafite, kandi sabo mu gihe cya Yesu gusa, nabo mu gihe cy'imperuka Bibiliya ituguye ko bazaba bafite ubuhumyi, aho tubiboneye mu byavuzwe ku itorero ryitwa Laodikiya. Muri uyu mwanya rero ikibazo cy'ubuhumyi nicyo tugiye gutindaho, ariko turakirebera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 9. Icyo turatindaho uyu munsi ni igikorwa cyo gukiza uwari waravutse ahumye, tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 9 duhereye ku murongo wa mbere. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Muri iki cyigisho ndifuza ko dukuramo isomo ry'iby'umwuka, kuko ibitangaza Yesu yakoze byose bifite icyo bitwigisha mu by'umwuka. Ndifuza ko turireba mu buryo bw'iby'umwuka kuruta uko twaribona mu buryo bw'iby'umubiri. Uyu muntu batubwiye ko yari afite ikibazo cyo kuba yaravutse ari impumyi. Ni ikibazo yari yaravukanye, ni ikibazo yavukanye, ntabwo ari ikibazo yagize akuze, ahubwo ni ikibazo yavutse afite. Kandi mu Bayuda ngo bari bafite umuco uvuga ngo niba umuntu afite ikibazo cy'ubumuga nk'iki, biterwa n'uko ababyeyi be bakoze ibyaha. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byari bimeze, kuko ubuhumyi bushushanya ubunyacyaha bwacu, kandi Bibiliya iragaragaza ngo umuntu umunyabyaha avuka atandukanijwe n'Imana. Buriya umuntu w'umukiranutsi w'umugabo cyangwa w'umusore n'undi mukiranutsi w'inkumi, iyo babyaye umwana ntago babyara umwana w'umukiranutsi. Ngo icyaha kirakomeye cyane ku buryo intangangabo n'intangagore bihura ntabwo bibasha kwihinduranya ngo bibyare umuntu udafite kamere y'icyaha. Byanga bikunde umuntu avuka ari umunyabyaha, cyakoze umuntu iyo amaze gukura kumva ubutumwa bwiza nk'uko muri kubwumva, akabwemera, akemera igitambo cya Kristo, arahinduka akareka kuba umunyabyaha akaba umukiranutsi. Kandi Bibiliya none ikaduhamiriza ngo abantu bose bavuka batandukanijwe n'Imana. Kandi Bibiliya ikavuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Uyu muntu rero waravutse afite iki kibazo, tugiye kureba isomo ry'iby'umwuka twamukuraho, ndetse siwe gusa turi burebe, turi busome n'andi masomo. Niki cyabanje kuba mbere yuko Yesu akiza uwavutse ari impumyi? Kugira ngo twumve neza iri somo, turasubira inyuma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8, dusome umurongo wa 2, dusome wa 12 n'uwa 59, tugambiriye kubona icyo Yesu yari yahoze akora mbere yuko akiza uyu wavutse ari impumyi. Yohana 8 umurongo wa 2, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero, abantu bose baza aho ari, aricara arabigisha. Cyambere Yesu Kristo yazaga mu rusengero, kandi yigishirizaga mu rusengero, nubwo yigishirizaga n'ahandi, ariko yigishirizaga mu rusengero. Kandi urusengero yigishirizagamo rwari rurimo abantu bamwe bari n'abayobozi, nibo badusomeye mu masomo twamanje gusoma. Yesu yise ngo ni impumyi. Ni urusengero rwari ruyobowe n'abantu benshi bafite ubuhumyi mu by'umwuka, ariko Yesu ntiyaburaga kuza mu rusengero akigishiriza mu rusengero kandi akigiramo ibyigisho. Ku murongo waho wa 12 naho haranditse ngo Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagendera mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo.
kandi muri Yohana 8:59 Yesu aravuga ngo, haranditse ngo, nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Yesu yarigishaga bagatora amabuye mu rusengero, abantu bagafata amabuye. Sinzi nimba muri iyi minsi y'abantu bigishije ijambo ry'Imana nabo mutabatera amabuye. Ushobora kutamutera ibuye rigaragara, ariko ukamutera ibuye ryo mu mutima. Buriya hari abantu bafite ingorane yo kwanga ubutumwa bwiza, hari abantu bafite ingorane yo kwanga ubutumwa bwo kwihana no kubarirwa ibyaha, ku buryo iyo umubwiriza avuga ubutumwa bwo kwihana no kubarirwa ibyaha yumva yafata ibuye ritagaragara karimutera. Ariko ufite iyo ngorane asenge cyane mu mutima we, kuko iyo wanze ubu butumwa, mu nyandiko za Ellen White bakunze kubwita ngo ni inama y'umugabo wo guhamya. Iyo nama yanze kwakirwa, nta kabuza ikibaho no kurimbuka. Kandi baranditse mu butumwa bwatoranijwe ngo ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera, urubuto rwabwo ni ukwera mu ngeso. Mu gitabo cyitwa page 330 naho barandika ngo nta kindi gihamya kigaragaza ko umuntu yihannye usibye guhinduka. Ubundi ni ibintu bibiri, guhinduka no kugira amahoro yo mu mutima. Ngibyo ibintu bigaragaza ko umuntu yihannye mu buryo bwemewe n'Imana. Yesu rero iki gihe nabwo n'uri yari mu nzira yarasuye ku rusengero, igice cya 9 umurongo wa mbere, akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Rero Yesu n'ahandi yaragiye ku rusengero. Kandi niyo dusomye mu byakozwe n'intumwa, reka tujye mu byakozwe n'intumwa igice cya 3, hariya turahagaruka umurongo wa mbere n'uwa kabiri, batubwira uko byari byifashe mu gihe cya Yesu. Abantu bose babaga bafite ibibazo by'ubumuga, guhuma, kuremara ingingo, kutavuga cyangwa uburagi, kutumva, n'ibindi bibazo byose abantu bose babaga bafite ubufasha babonekaga ku rusengero. Ariko by'umwihariko bakundaga kuba bari imbere y'umuryango w'urusengero basabiriza. Ubu reka mbabwire, umuntu wese muzumvana umwuka uvuga ngo abantu be kujya mu rusengero, uwo ni umwuka wa Satani. Kuko muri Bibiliya Yesu we yakizaga inshuro nyinshi yabasangaga ku rusengero. Mu byakozwe n'umwe igice cya 3 umurongo wa mbere haranditse ngo, nuko Petero na Yohana bazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abantu baramuzanaga bakigora, bakamugeza ku rusengero, barangiza bakigira muri gahunda zabo, akumva ijambo ry'Imana ari hanze y'urusengero, hafi y'urusengero, ariko ari ku rusengero. Ariko ikindi kintu gitangaje, Petero na Yohana na Yakobo, Petero na Yohana barazamutse. Buri gihe cyose kujya gusenga twagiye tubona ko ari ukuzamuka. Barazamutse kandi bagiye gusenga barahawe umwuka wera, imvura y'umuhindo. Nari muzi ko hari nyuma ya Pentekote, na nyuma ya Pentekote, na nyuma y'uko abigishwa bahabwa mwuka wera, bakomeje kujya hehe? Ku rusengero. Nyuma y'uko abayuda, abafarisayo, abatambyi babambye umwami wabo Yesu Kristo, Yesu yasize ababwiye ngo muzagume i Yerusalemu, bakomeje kujya ku rusengero. None uyu munsi abantu baretse kuza ku rusengero, gahunda zo ku rusengero bazisimbuje amatsinda abera ahantu hirya no hino. Uwo murongo urimo ubuyobe, bagomba kwihana. Itsinda ni ngombwa, ariko ntabwo risimbura gahunda za hehe? Zo ku rusengero. Ntibibaho. Kandi nk'uko Bibiliya bigaragaza, tugaruka muri Yohana igice cya 9, abantu bose babaga bafite ibibazo, abantu bose babaga bakeneye ubufasha, bazanwaga ku rusengero. Umva muri Yohana igice cya 9 ku murongo wa 6 uko batubwira. Yohana igice cya 9 umurongo wa 6 haranditse ngo, amaze kuvuga atyo, akira amacandwe hasi,
ayatobesha kondo akamusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagira mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Haleluya. Abaturanyi be n'abamubonaga kera abona asabiriza barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni njye. Bati uyu si we wicaraga asabiriza? Yicaraga hehese? Ni ku rusengero. Kuko iyi gahunda, iyi story, aya mateka, ibi byose biri kubera ku rusengero. Reka babwire, Dawidi niwe wavuze ngo kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe bimurutira imyaka 1000. Ari hehe? Ari ahandi. Ariko ubwo muza abami ukuntu ahantu bari haba hari ibirori, baba babyina, babitakuma, bakoma amashyi, baba batetse neza. Dawidi areba mu gihe cy'ubwami asanga umunsi umwe amara mu rusengero umurutira imyaka 1000 nawe atari kuzamara. Reka babwire ko umuntu wese ukeneye gukira, Imana yateganyije ko abantu bita ku rusengero ariho hatangirwa imiti n'inkingo z'icyaha, imiti y'icyaha n'urukingo rw'icyaha. Niho Imana yashyize abaganga b'imitima. Kuko abantu bajya kuri hopitali tugatonda umurongo ku gateme twicuma twisunika. Hari umuntu wagiye kwivuza kare aramamagara ngo ati nsanze y'umurongo muremure. Ndamubwiye ni nyine ihangana utonde kubera ko ushaka gukira. Ni nako natwe bigomba kumera, tugomba kuboneka mu nzu y'Imana dushaka, dutegereje intumwa y'Imana yanyuzamo ijambo ryayo ryo gukiza imitima yacu. Mboneraho mbwire abayobozi b'itorero, by'umwihariko umuyobozi ushinzwe icyiciro cy'ivugabutumwa afatanyije na bagenzi be, bafite inshingano yo gushaka ababwiriza bawuzuye Mwuka Wera, bafite imbaraga, bahawe ubutumwa bwiza, babwiriza ibikorerwa mu mitima yabo, akaba aribo bafata umwanya uhagije wo kubwiriza abantu. Hapana wa muntu uzakirirwa avuga ibigwi bye, nagiye aha navuye aha, ibitekerezo, injangwe n'imbeba. Ibyo igihe cyabyo cyararangiye kuko dusigaranye umwanya muto kandi tugomba kwiga ibintu byinshi. Dukeneye ububyutse. Murabizi ko mu masengesho iminsi 40 uyu munsi turi ku munsi wa 2 w'ububyutse, wo gusabira ububyutse. Dukeneye ububyutse kubera ko umurabura kaze, murabura horera cyane. Dukeneye ububyutse tugahabwa imbaraga yitwa imvura y'itumba, ubundi tugataha iwacu. Haleluya. Kandi dukeneye abandi baza kudufasha batari bari muri iri torero barisanzwemo, nabo bakinjiramo bagafatanya n'ubwoko bw'Imana buri muri iri torero, tugafatanya kwamamaza ubutumwa bwiza. Njye nkunda kubabwira ngo iyo umuntu akiri mu byaha, iyo umuntu atarinjira muri iri torero, ntabwo abazi impano afite. Ariko iyo wihannye ibyaha byawe ukinjira mu itorero ry'Imana ukabatizwa, Imana ihishura impano yawe. Ubu mu bashyitsi baraha harimo abaririmbyi beza kurenza abaririmbyi baturirimbiye, harimo ababwiriza beza kurenza abo musanzwe mubona, harimo abayobozi beza kurenza abatuyobora uyu munsi. Ikibura gusa nuko batera intambwe yabo bakihana ibyaha byabo bakinjira mu itorero ry'Imana. Ariko iyo ugifite ibyaha ntago impano yawe yagaragara ya Mwuka, ntibyashoboka. Iyo utarakira Mwuka Wera ntago impano ya Mwuka yagaragara. Ariko iyo wakiye Mwuka Wera ahita anahishura impano yawe ukayijyana mu murimo. Nawe arabasubiza ati ni njye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Ariko reka mbabwire ko icyatumye Yesu ahumura uyu muntu, Yesu yamanje arababwira ati nkwiriye gukora imirimo y'uwanzanye hakiri ryari? Ku manywa. Reka mbanze basobanurire uyu murongo icyo usobanuye. Gukora kwa Yesu ari ku manywa bisobanuye gukora imbabazi zikiriho. Gukora kwa Yesu cyangwa gukora nijoro ni igihe imbabazi zarangiye. Hano by'umwihariko Yesu yavugaga igihe cy'imbabazi ku Bayuda zagomba kurangira muri 34. Ubwo ku manywa, mbere ya 34 hari ku manywa, nyuma ya 34 ku Bayuda byari ijoro. Mbere yuko Kristo ahaguruka ku ntebe y'imbabazi kuri twebwe ni ku manywa, ariko igihe azabahagurutse ku ntebe y'imbabazi kizaba kibaye igihe cy'ijoro. Yesu rero yashakaga nanone kwigisha aba bantu. Yesu yashakaga kubera ko ari we muremyi,
ko ari we mukiza kandi ko ari we waremye inyoko muntu, ariko by'umwihariko ashaka kubereka ko ku munsi w'isabato ari wo munsi abantu bagomba gukirizwaho. Haleluya. Reka dukomeze dusome. Tugeze ku murongo wa 10. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo agasiga ku maso, arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire, nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Ariko ibya Yesu biratangaje. Yatobye akondo. Akondo hari n'abavuga ko ari ibumba, hari ingeri zabiri zivuga ko ari ibumba, hari n'abongeraho ngo ry'icyatsi ko riravura. Yatobye akondo agasiga ku maso, ariko amaze gasiga ku maso ntabwo yahise ahumuka. Aramubwira ati genda ujye ku kidendezi, nugerayo wiyuhagire mu maso, niba wiyuhagira mu maso urahumuka. Buriya iyo amusiga kondo akamubwira ngo genda, ariko undi ntagende, ntajya ku kidendezi agahita yitahira, yari guhumuka? Bivuze iki? Birasobanuye ngo kugira ngo dukizwe ibyaha byacu turasabwa kumvira amabwiriza yose Imana iduha. Nimba Uwiteka avuga ngo tugomba kwihana ibyaha byacu, tukabyatura, twamara kubyatura kandi tukanabatizwa mu mazi menshi, ubwo uramutse wihannye ntubatizwe, kwihana kwawe ntabwo kwaba kuzuye. None abasohoka, abakorera iyo, ese barabatiza? Barabatiza? Yesu yatanga misiyo, yaravuze ngo mugende mwigisha mu mahanga yose, mubigisha kwitondera ibyo nabategetse, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. Yongeyeho ngo nyuma yo kubigisha banagire gute? Banabatize. Kandi mu mazi angana iki? Menshi. Ntabwo ari byo nibyo ku gahanga. Biriya ntabwo ari ukubatizwa n'ukurantizwa. Yesu rero yashakaga kubera, igihe yasigaga kondo, yashaka kubereka ko ari umuremyi, nkuko tubibona mu isomo ryiza cyane nkunda riboneka muri Yesaya 64. Yesaya 64 umurongo wa 7 hari amagambo ahamya iki Yesu yakoreye umuntu wari waravutse ari impumyi. 64 umurongo wa 7 haranditse ngo ariko noneho Uwiteka uri data wa twese, turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu, twese turi umurimo w'intoki zawe. Mwavuga ngo iki? Amena. Reka ndisubiremo. Ariko noneho Uwiteka uri data wa twese, turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu, twese turi umurimo w'intoki zawe. Yesu yafashe ibumba nk'umubumbyi, araza ashyira ku maso ku bihene, arayabumba neza kugira ngo yongere kureba neza. Nkuko rero Yesu yakoze ku maso y'uyu muntu agahumuka, niko n'ubundi ikiganza kitagaragara cya Yesu cyifuza gukora ku mutima wawe kikakwezaho ibyaha byose, ukaba umwera n'umuziranenge. Tugaruke muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 12. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. Wari impumyi, bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, ubwo uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati yansiza kondo ku maso, ndiyuhagira ndahumuka. Yansiza kondo ku maso, ndiyuhagira ndahumuka. Ubundi kwiyuhagira bigeranye no kwihana. Yansiza kondo ku maso, yankozeho, nuko nanjye numvishije ko ankozeho, ijambo ry'Imana ryankoze ku mutima, numva ndatsinzwe, nsinzwe ndihana, ndababarirwa. Birasa. Impaka rero zigiye kuvuka, amakimbirane ashingiye ku isabato agiye gutangira. Umurongo wa 16. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko atubahiriza isabato, ataziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha gukora ibimenyetso n'ibitangaza bityo baramupfa. Abafarisayo bati ntabwo uyu muntu yubahiriza isabato. Ndashaka kubabwira uburyo ubu buhanuzi buzongera gusohora ku mperuka y'igihe, mu bihe dufite hano imbere.
Yesu we yakurikizaga itegeko ry'Imana nk'uko biri, ariko abafarisayo bari barashyizeho umurongo cyangwa se abigisha amategeko mu byo bitaga ngo ni rabbinical rules. Muzasome ikitwa rabbinical rules, yari amategeko y'abarabi. Bari barashyizeho ibintu Imana itigeze ishyiraho bitagomba gukorwa ku isabato n'ibigomba gukorwa ku isabato. Abantu benshi bajya batekereza ko biriya bintu ari Imana rero yabivuze. Ndabaha urugero. Hari aho uzasoma muri Bibiliya bavuga ngo nk'urugendo wagenda ku munsi w'isabato, ngo ntago rwabaga rurenze aho watera ibuye. Ibyo bintu nujya muri Bibiliya nta Imana yabishyizeho, ahubwo abigisha amategeko n'abafarisayo nibo bari baragize gute, barabishyizeho. Baravugaga ngo ku isabato nta muntu ugomba gucira hasi, ngo kuko iciriye hasi ku isabato ngo ubuvomereye ibyatsi. Bityo ibyo bintu nta hantu byari byanditse, ahubwo nta mategeko bari baragize gute, bari barishyiriyeho. Baravugaga ngo ku isabato hari naho ngo ntago bambaraga umwambaro, ngo yamanikaga ikanzu akiyaranja ku buryo adakora umurimo, ikanzu ikamanuka ikamujyamo. Bari barashyize amategeko menshi kugera ku rwego rwo bavuga ngo nta n'umuntu ugomba gukizwa ku isabato keretse umuntu urembye cyane. Wa muntu urembye ugiye gupfa cyakoze we mwamukiza, ariko umuntu urwaye ibintu bisanzwe, uwo muntu umuntu uzamukiza azaba akoze icyaha, azahanwa. Yesu we rero aza akurikiza itegeko ry'Imana nk'uko riri, aza atagendera ku migenzo. Niyo mpamvu iyo Yesu yigishaga ngo babonaga afite ubutware ngo ntase n'abigisha babo. Kubera iki? Abigisha b'Abayuda bashyiraga imbere kwigisha imihango y'idini, mu gihe Yesu Kristo we yashyiraga mbere na mbere urukundo ndetse no gukira ku mutima w'umuntu. Reka mbabwire ko amadini twujuje hano mu isi uyu munsi ni amadini yigisha ibijyanye n'iby'umubiri gusa. Ngo ubonye promosiyo, ubonye umugabo, ubonye perime, sibyo? Ariko ikijyanye no gukira ku mutima icyo ntawe ukitayeho, ntibazi iyo biva niyo bijya. Ugasanga ababwiriza abantu bakurikira ni wa mubwiriza ubwira umuntu, ubabwira ibintu byiza bazabona muri ubu buzima, ubabwira iby'Imana izabagezaho. Ariko reka mbabwire, iki kintu ngiye nagikoreye ubushakashatsi nitonze, nsanga ahubwo abantu rimwe na rimwe batanasenga aribo baturusha iby'isi. Abantu batanemera Yesu, turebye no mu ibihugu by'abasilamu, abasilamu ntabwo bemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ibihugu by'abasilamu navuga nk'igihugu cyitwa Qatar, reka baricyo mfataho urugero, kiri mu bihugu nka 5 ku isi bikize, aho umuturage yabayeho neza ku isi, babaza imibereho y'umuturage, ariko ntibemera Yesu. None umuntu yirirwa mu butayu ari gushaka inzu, kandi abatemera Yesu n'abahakana Imana. Mu Bufaransa nicyo gihugu cya mbere kirimo abantu bahakana Imana. Ubufaransa burakennye. Iby'iyi si nukora uzabigeraho, amashuri ni wiga uzatsinda, ariko ibijyanye n'agakiza byo bisaba guca bugufi, kwiga ijambo ry'Imana ugasenga, ugasanga Yesu ntibamubona batamusanze ngo bige ibye bamwizere, ariko ibindi duhuriramo byose bazabibona nk'uko natwe tuzabibona. Imana hari icyo bita ubuntu rusange, ibyo twese Imana ibiduhera hamwe, nk'uko iduha izuba n'imvura twese ikariduhera hamwe, n'ibyo irabibaho iyo bakoze, kandi natwe nidukora izabiduha. Ntazagira umudivantiste ubinjiji aho kugira ngo ajye gukora ngo agiye gusenga ngo ategereje isezerano. Kora, Imana izahira imirimo yawe. Haleluya. Ariko ku by'agakiza icara wige ibyanditswe byera, usenge, wihane. Aba bantu rero bakurikizaga amategeko y'imihango bari barashyizeho, kuko uyu munsi nabwo mu madini atandukanye hiberemo ibintu by'amategeko y'imihango gusa, za penetensiya, amashapure, ibintu by'imiziki byo kwirirwa abantu babyina batara morali wakagira ngo bagiye muri siporo. Ibyo bintu bikaba ntaho bihurira byerekeza umutima w'umunyabyaha ku buryo wakira, ahubwo bikaba ari ibintu biri aho gutyo gusa. Yesu rero ikintu yakoze, we yagaragaje uburyo yita ku kiremwa muntu, ariko by'umwihariko uburyo yita ku gakiza ka mwene muntu. Muri Matayo igice cya 12, wenda kugira ngo iki kirego barega abadivantiste kiveho, Bibiliya igikureho, Matayo 12 umurongo wa 12 haranditse ngo
mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Amategeko ku isabato ntabuzanya gukora ku isabato, tugomba gukora neza. Hari abantu rero batazi iby'abadivantiste bakavuga ngo n'abayuda ngo isabato yarabananiye ngo nimwe muzayishobora. Ibyananiye abayuda bijyanye n'isabato ntabwo byari byaravuzwe n'Imana, ahubwo ibyo biyongereyeho nibyo byananizaga abantu bigatuma abantu banga isabato. Ariko uko Uwiteka yatanze isabato, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi tugomba kurukaho imirimo yacu yose ituzanira inyungu, tugakora gahunda yo kuramya Imana no kuyihimbaza. Cyakoze haboneka n'igikorwa cy'ubutabazi cyo gukiza, nacyo tukagikora. Yesu rero ntabwo yakuyeho isabato, ahubwo Yesu yagaragaje uburyo isabato ikwiriye kugira gute? Kumvirwa cyangwa se kubahirizwa. Isabato rero yashyiriweho abantu kugira ngo bayikirizweho. N'ubundi tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 2 umurongo wa 27. Mariko igice cya 2 umurongo wa 27 hatwereka uburyo isabato yashyiriweho abantu kugira ngo bayikirizwemo. Haranditse ngo, arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Iri somo rirasobanuye ngo isabato yashyiriweho abantu, isabato yabereyeho kugira ngo abafite imitima iremerewe, abananiwe, abafite uburwayi bw'umubiri n'ubw'umwuka bajye baboneka ku isabato bakizwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mu gihe cya Yesu rero abayobozi b'iyobokamana mu by'iyobokamana bariho bubahirizaga umunsi w'ukuri w'isabato, umunsi wo wari ukuri. Ariko uburyo bubahirizaga isabato bwo ntago bwari bwo. Bubahirizaga isabato on right day, ku munsi w'ukuri, but in wrong manner, ariko mu buryo butari bwo. Mu gihe noneho mu gihe cy'imperuka, aricyo gihe turi gusatira, turi gukandagizamo ibirenge, abayobozi mu by'iyobokamana b'amadini atandukanye bazategeka ko noneho abantu bubahiriza isabato ku munsi utari wo, ariko noneho mu buryo ahubwo buri bwo. Reka iki ngisobanure. Mu gihe cya Yesu abafarisayo bubahirizaga isabato ku munsi wa nyawo, munsi wa 7. Ariko uwo munsi bakawubahiriza mu buryo butari bwo, aho bashyiraga imbere ibintu by'imihango Imana itatanze, aho bagaragazaga amategeko yiyongera bongeyeho ataratanzwe n'Imana mu bigomba gukorwa ku isabato. Mu gihe cy'imperuka rero, icyitwa impuzamatorero, ekimenisme, ari nacyo gishushanyo cy'inyamaswa, abayobozi b'idini ku rwego rw'isi havuyemo iri torero ryacu. Ntabwo iri torero rizajya mu gishushanyo cy'inyamaswa, ntibishoboka. Ibyo tuzabigarukaho. Abayobozi b'amatorero yose yo ku isi bazihuriza, ubundi igishushanyo cy'inyamaswa kizakorwa ryari? Ni igihe amatorero yose yo ku isi azihuriza hamwe agatora itegeko rivuga ngo nta muntu ukwiriye kongera gusenga ku isabato, abantu bose bakwiye kujya baruhuka ku munsi wa mbere w'isabato, ariko ku cyumweru, kandi ku munsi wa mbere w'isabato nta murimo ugomba gukorwa. Ubwo mu yandi magambo, Satani noneho azaba ahinduye umunsi w'isabato, ariko none ibyakabaye bikorwa ku isabato ahubwo abishyira ku munsi wa mbere w'isabato. Ubwo noneho bizahinduka bibe wrong day, umunsi utari wo, ariko noneho in right, mu buryo buri bwo, in right manner. Mu gihe cy'abayuda Satani yarabacuritse, bagumana umunsi w'ukuri kuko kuwuhindura byari kumugora, ariko wa munsi bakawizihiza nabi. None mu gihe kiri hano imbere ndetse na n'uyu munsi biriho, abantu bakomeza umunsi utari wo. Usibye ko ubu ngubu bwo niyo basenze ku cyumweru baracuruza, bajya mu bukwe n'ibiki, ariko sandero nitangazwa nabo bazaba bafite itegeko rivuga ngo umunsi wo ku cyumweru nta murimo wemerewe gukora, ntiwemerewe guhinga, ntiwemerewe gucuruza, ntiwemerewe gutaha ubukwe. None Satani azahindura uburyo bigaragare ko ari isabato yimutse, yagiye ku munsi wa mbere. Mube maso rero, Yesu ati mbibabwiye bitaraba kugira ngo nibiba muzizere. Tugaruka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 9. Twadutinze ku ngingo y'isabato, ni ngombwa ko tuyisobanura kuko niyo ngingo
izaba igipimo gikomeye kubizera Imana aho bari hose. Umurongo wa 16, bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso n'ibitangaza? Ibimenyetso bingana bityo baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati kubwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati ni umuhanuzi. Ariko abantu nabo babazaga nkana rwose, umuntu yaguhumuye kuva wavuka ntiwigeze ubona, none bari kukubaza ngo uwo muntu umuvugaho iki? Ni umuhanuzi rwose, ni umuntu w'Imana, yagize neza. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Baramubaza bati uyu ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barabasubiza bati tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize, ni umugabo mukuru, arivugira. Icyatumye ababyeyi bavuga batyo nuko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari baramaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi bavuga bati ni umugabo mukuru, nimumwibarize. Umuntu yahumutse arareba, kandi yaravutse ari iki? Nkuko natwe twavutse turi abanyabyaha. Uyu munsi Imana irifuza ko dukizwa ibyaha, ko tubabarirwa ibyaha, kandi tukaba abagabo bo kubihamya. Ukaba umugabo wo kuhamya ngo ubu ndahamya ko Imana yambabariye ibyaha byanjye byose, ubu ndi umwana w'Imana. Ubwo buhamya bukenewe. Ariko ahubwo buhamya butanzwe, Satani nawe baraho hafi. Benshi mu batanga ubwo buhamya bahita bahura n'ikibazo cy'ubwaka, Satani akababisha atyo. Bamwe mu batanga ubwo buhamya nanone iyo batabaye maso, Satani araza akabahinyuza bakibona basubiye muri bya byaha. Wa muntu uhagaze anatanga ubuhamya ejo mukumva ngo yakoze agashya, wari umugambi wa Satani. Ariko ntabwo ari ikibazo cy'Imana, ni ikibazo cy'umunyabyaha utarabaye maso, utarakomeje kwiga neza no gusenga nk'uko bikwiriye. Uyu muntu rero waravutse ari impumyi, uku gukizwa kwe nubwo kutemewe n'abantu, ariko ubwo yari azi ko yakijijwe, kandi yari azi n'uwagize gute, n'uwamukijije. Imana ihabwa icyubahiro. Aba bayobozi rero bakomeje kubijyaho impaka, nuko biragenda bigera ku murongo wa 30. Umurongo wa 30 arabasubiza ati ni ishyano ko mutazi aho yaturutse, kandi ari we wampumuye. Ntago bari bazi Yesu, ntibari bazi naho yaturutse. Akabaza ati ni gute mutamuzi kandi ari we wampumuye? Kandi uyu muntu twahuriye, ni umuntu uvuga Imana, ni umuyuda, twahuriye mu nzu y'Imana, ariko ikibazo ntago mumuzi, kandi nge nsanzwe ntareba. Ni gute nge ntarebaga ariko nkaba muzi, mwebwe mumaze igihe mureba mukaba mutamuzi? Ese si ikibazo ra? None wowe byawe bihagaze bite? Uzuko Yesu yavuze ngo abamaraya n'abakoresha bikoro barababanziriza mu bwami bwa hehe? Bwo mu ijuru hepfo. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Ntago bari babeshye. Uhereye kera kose rwose, keretse Yesu wenyine niwe wabishobora. Nawe ibyaha byawe nta wundi wabigukiza usibye Yesu wenyine. 33. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana ntacyo yabashiye gukora. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha. Bamusunikira hanze. Aba bari abantu bize ibintu by'iyobokamana cyane, babimazemo igihe. Uyu nibwo yari akihana, nibwo yari akibona Yesu, baravuga ati sohoka ugiye. Noneho rero 34 na 5, Yesu yumvise ko bamusunikiye hanze aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati databuja, ninde nkamwizera? Yesu aramusubiza ati wamubonye kandi niwe muvugana. Wamubonye kandi niwe mugira gute? Ngira ijambo Imana yifuza ko ribwirwa imitima yacu. Wamubonye
kandi niyo muvugana. Aya magambo nanone yabwiwe umusamariyakazi ku iriba. Umusamariyakazi amubwira ati batubwiye ko hazaza Mesiya. Aramubwira ati wamubonye niwe muvugana. Muzige icyigisho cy'umusamariyakazi ku iriba rya Yakobo. 38. Nawe aramubaza ati databuja, nawe aramubwira ati databuja ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aramubwira ati, Yesu aravuga ati nazanwe muri iyi si. Uyu murongo tugezeho tugiye kuwutindaho mu utegera amatwi. Niwo mutwe, niwo shingiro ry'icyigisho cyacu muri uyu mugoroba. 39. Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Ngiki kintu n'aya mavuna yashyiriweho. Aya no kugira ngo abatabona barebe n'ababona bagire gute bahume. Reka nkubwire, aya mavuna ashobora kuzarangira uhumye burundu cyangwa se akarangira noneho uri kureba neza. Ibintu ni bibiri, guhuma burundu cyangwa ukabona neza. Reka twumve abafarisayo ukuntu bahise bavuga, babandi bamaze igihe basenga. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba icyaha cyanyu gihoraho. Yesu ashimwe. Arababwira ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mugize gute. Reka mbabwire ikintu gikomeye nabonye mu bintu by'iyobokamana cyantangaje. Ubundi Imana ikintu yemera kimwe nuko wemera ibyaha byawe. Ntago Imana ishaka kwiratira imirimo yawe, ntago ishaka kwibwira amateka yawe mu gihe cyashize, ahubwo irifuza uyu munsi ko wemera uti ndi umunyabyaha. Iyo wemeye ko uri umunyabyaha nta cyaha ufite ku Mana. Ahubwo iyo wigize intungane ukigira nyirandabizi, ukigira abamenya ba jorokone, niko twabitaga kera, ukigira jorokone, icyaha cyawe gihoraho iteka ryose. Buriya dore abatuye isi ikibazo bafite. Muzumva ababwiriza beza muri aya matorero adukikije, ukumva umuntu abwiriza neza ariko ugasanga yanze umucyo w'isabato. Buriya rero aciye bugufi n'isabato akayemera akayakira akanayimenyesha n'ababwiriza, yaba abaye umuntu w'Imana 100%. Reka tuve no kuri abo bo hanze tuze no kuri twebwe turi hano. Hari ibyiza ukora, ariko nanone hari ibindi Mwuka Wera kwemeza. Burya ubyemeye ukabwira Imana uti Imana rwose ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke, ndemera ibyaha byanjye. Icyo ni Imana ishaka. Ese buri Imana idusaba ibintu bikomera, kwemera ibyaha byawe ukemera guca bugufi. Icyo gusa niko muri Yeremiya 3:13 havuga. Icyo nshaka kimwe no kwemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka, nta kindi. Ni nabwo buryo bwo gukira ikibazo cy'ubuhumyi. Kuko Yesu arababwiye ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba icyaha cyanyu gihoraho. Wemeye ko uri umunyabyaha ariko utabyemejwe n'umubwiriza n'agahato ke cyangwa se umuyobozi, ijambo ry'Imana ryo ribikwemeje na Mwuka Wera, ukabwira Mwuka Wera uti ndabyemera ndi umunyabyaha kandi nshaka gukira, mbabarira ibyaha byanjye. Uwo muntu we uwo ari we wese Yesu aramwakira. Hari ikintu abantu bajya bavuga ngo dimanche nitangazwa ngo nta bantu bazihana ngo bishoboke b'Abadiventiste. Njyewe icyo kintu usibye ko nta naho nagira nagisomye, ariko nta nubwo nemeranya nacyo. Uti kubera iki? Iyo dusomye muri Bibiliya dusanga imbabazi ya cy'imbabazi ku Bayuda cyagombaga kurangira mu mwaka wa 34. Siko byanditse? Ariko tugasanga Sawuli yihana muri 35 kandi ari umuyuda. Icyo Imana ishaka kimwe gusa igihe se kiri ku ntebe y'imbabazi nuko wemera ibyaha byawe. Nugira amahirwe ukibona mu mwanya muri zone ikwemeza ikubashisha kumenya ko uri umunyabyaha, waba uri mu rusengero materaniro nk'aya kikibwiriza ubu kimaze kumara nk'iminota 45 gitangiye cyangwa 50, waba uri kumva radio uri mu rugo iwawe, uri mu modoka, waba uryamye ku buriri, waba urose inzozi, waba usomye igitabo,
waba urokotse impanuka, uburyo bwose Imana yakoresha, ariko ukibona mu mwanya wo kwemera ibyaha byawe, uzamenye ko wakize. Nushaka ube warikingije, nushaka ube warambaye agapfukamunwa, utarakambaye, dimanche nishaka ibiratangajwe nishaka ibitaratangajwe, icyo Imana ishaka gusa nuko mu mutima wawe wemera, ukumva uremejwe uti ndi umunyabyaha. Nkaho ndi twabonye nimugoroba ngo yikubita mu gatuza aravuga ati Mana mbabarira kuko ndi. Nubona ayo mahirwe ntuzayakerense, kuko azongera kugaruka kera, hari n'igihe atakongera kugaruka. Ubu mwuka urashobora kukwemeza muri aya mavuna, muri iri teraniro, ukihagararaho, nyamara akaba ariyo mahirwe ya nyuma wari ubonye. Aba bagabo rero Yesu yavuze iby'ubuhumyi bwabo, reka nabyo tubigarukeho gatoya. Kuri uyu murongo wa 39 arababwiye ngo, Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Reka uyu murongo kugira ngo tuwumve, tujye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 13. Bibiliya umurongo usobanuzwa undi murongo, niko Bibiliya yigwa, cyangwa umurongo ugasobanuzwa umwuka w'ubuhanuzi, niko Bibiliya yigwa. Matayo 13 umurongo wa 23. Uyu muntu ntubona ko bamusunikiye hanze, Yesu yamufashe akaboko aramubwira ati subira mu rusengero. Hari nabo Yesu yakizaga akababwira ngo genda wiyereke umutambyi utange n'ituro, ari Yesu bivuga. Ariko abantu banze gutanga amaturo, banze gutanga kimwe 10. Yesu yari ari mu rusengero yicaye hafi y'abantu baturaga, hafi y'isanduku bashyiragamo amafaranga kibo nka kiriya, arabitegereza. Barangije afata ijambo arababwira ati rero nubwo mwatuye menshi, ariko yagize gute? Yabivuze ari mu rusengero cyangwa yari hanze y'urusengero? Ubwo se yarahakanye, yararwanyije gutura cyangwa yarabishyigikiye? Ahubwo icyo yarashatse nuko abantu batura, bagatura ituro ribavuye hehe? Ku mutima. Matayo 13 umurongo wa 13 ndageza kwa 15. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Nuko iyo barebye batitegereza, niyo bumvise batumva kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesu yahanuwe bibasohoreho ngo, kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko imitima y'ubu bwoko, umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Ubu hari abantu banze kwinangira, ndako hari abantu bamaze kwinangira, murambabarira, hari abantu bamaze kwinangira ku buryo tuvuga iby'isabato, umutima ukaba warabaye, amatwi yabo akaba yarabaye ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Reka mbabwire ikintu cyanejeje uyu munsi. Haleluya. Mu bantu bagiye bava mu itorero muri iyi minsi, muri ibi bihe, bakagenda bakajya no hanze y'igihugu, uyu munsi hari umuntu umwe wagarutse. Haleluya. Ni umuntu w'inshuti yanjye bya hafi, twari tumaze iminsi tuvugana twandikirana, arambwira ati aho twagiye twahuriyeyo n'ibibazo byinshi, atariko ntuzagira ubuntu bibwira, uze simenye ibangara ntago ndi bumuvuga izina, ati twahuriyeyo n'ibibazo byinshi, ndashima Imana ingaruye ikabingejeje n'amahoro. Hari n'abazinangira. Reka mbabwire ngo uko itorero ryaba riri inyantege nke kose, nicyo gikoresho cyonyine Yesu ahanzeho amaso. Kandi Bibiliya iravuga ngo, ni Yesu wabyivugiye ngo, urukungu n'amasaka mubireke bigira gute? Bikurane kugeza ryari? None wowe uri gushaka kugenda ukuramo ngo amasaka, ubundi se ninda guhaye ubushobozi bwo kumenya isaka n'urukungu? Ibyo ko ari iby'Imana. Mariko 8 umurongo wa 18. Duhuriye mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 8 umurongo wa 18. Wirinde utinangira umutima, wirinde utanga ko Yesu aguhumura, kuko uriya Yesu icyo yakoze yasize akondo ku maso, amubwira icyo akora aragikora, arangije arahumuka, kandi amaze guhumuka atanga ubuhamya, atangira no kubwiriza. Imana ihabwe icyubahiro. Mariko 8 umurongo wa 18. Uyu murongo nawo ndawukunda cyane. Yesu ati kuko mufite amaso ntimurebe. Ese ubuhanuzi murabubona?
ariko ubundi abantu bo mu matorero ya giprotestanti bari hano, abarokore, abadeperi n'abakina n'agaturika babigisha ubuhanuzi, babigisha ibyahishuwe. Mu byahishuwe mujya muhasoma. Ntunsubize ariko bitekerezaho ibyo nkubaza, kuko ibyahishuwe nibyo bitubwira uko hano imbere hameze na Daniyeli. Mbese kuki batahasoma? Umva icyo Bibiliya ivuga. Kuko mufite amaso ntimurebe, mufite amatwi ntimwumve, mbese ye ntimwibuka ubwo namanyuriraga abantu 5,000 ya mitsima 5. Ibi ntago ndi bubisome kubwo impamvu zigiye, ariko nashaka kugira ngo mwumve icyo Yesu ari guhamya ngo kuko mufite amaso ntimurebe, mufite amatwi ntimwumve. Hari abantu batabona ko umuraba ukaze, hari abantu batabona ko nk'itorero dukwiriye gusenga tugasaba ububyutse, tugasaba Mwuka Wera. Impamvu ibitera nta yindi nuko bafite amaso ariko ntibareba, bafite amatwi ariko ntibagira gute, ntibumva. Ubu nk'ibi bintu ndi kuvuga, hari umuntu uri kumva ari mu gicuku, hari n'umuntu uri kumva byamurambiye. Kubera iki? Amatwi yabaye ibihurihuri, niko Yesu yavuze. Ni ibintu by'ibihurihuri agendana, cyakoze ari inkuru yo kuvuga umuntu, kuba ari inkuru y'umuntu, aho ari agafaranga, aho kamabwire ko hano turi butanga amafaranga nta n'umuntu wakererwa. Ariko Yesu avuze ati ndabaha agakiza, ntago babyumva kubera ko amatwi yabaye ibihurihuri. Inshingano Imana iha buri wese iyo yihannye ni iyihe? Ariko tutarareba iyo nshingano, hari icyo Imana ishaka gukorera buri muntu wese mbere yuko imubabarira na nyuma yuko imubabarira. Umurongo wa 22, Mariko 8 umurongo wa 22. Yesu ahumura impumyi, bagera i Betsayida, bamuzanira impumyi baramwinginga ngo ayikoreho. Bamuzanira impumyi baramwinginga ngo ayikoreho. Iyo turaritse, iyo dushyize amateraniro nk'aya, tukararika abashyitsi n'abizera bafite ubuhumyi mu by'umwuka, ntago ari umubwiriza ubakoraho, ariko baba bararikiye kugira ngo Yesu abe ari ugira gute, ubakoraho. Baramwinginga ngo ayikoreho. 23, ayifata ukuboko, ayisohokana mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo, ayirambikaho ibiganza, arayibaza ati hari icyo ureba? Cyo nkundira Yesu rero, hari ahantu atagukiriza, hari ibintu atagukirizamo. Hari ubwo abanza kubwira ati manza uve mu bintu urimo. Ngewe Yesu ajya kunkiza, ajya kumpamagara, nari umuntu ukunda umupira cyane, no mukinnyi w'umupira, naramanje mvunika kuno kuguru, bashyiraho sima. Noneho sinaba ngisamara, ndicara ndatuza, aho nari ndwariye nk'ukwezi n'igice ntanyeganyega, aho niho ubutumwa bwiza bwansanze, ndihana. Ntabwo mwese azabakirisha imibabaro, ariko nanone hari ubwo bizaba ngombwa yuko agukura mu kirorero. Ushobora kuba ufite inshuti zituma utumva ubutumwa bwiza, Yesu akakubwira ati ibyizo nshuti ntuzange, ariko funga amatwi, ntukongere kubiha agaciro. Ushobora kuba hari ibiyobyabwenge ukoresha, reka mbabwire, ndabaha urugero. Ushobora kuba ushaka kwihana, ariko ukaba warazahajwe n'ikintu cyitwa ubusambanyi, kandi ukaba uzi ko hari umuntu igihe cyose iyo muhuye, uko muhuye murasambana, uko muhuye murasambana, kandi Yesu arashaka kugukiza. Mbere ya byose rero, Yesu arashaka kugira ngo manze urekurane n'uwo musambanyi, urekurane n'uwo mujura, urekurane na bya biganiro bibi. Amukura mu kirorero. Hari ikirorero Yesu ashaka kumanza kugukuramo. Ndifuza muri uyu mugoroba ko ufungura intekerezo zawe, ukareba ikirorero utindamo, ikirorero wanduriramo, ukabwira Yesu. Mukanya turahamagara abantu bashaka kwiyegurira Imana, ugahaguruka ubwiye Yesu uti cya kirorero wakinyeretse, mpize kumugaragara ko icyo kirorero ngiteye umugongo, umbabarira ibyaha byanjye, mpisemo kugukurikira Yesu. Amukura mu kirorero, ayikura. 23, ayifata ukuboko, ayisohokana mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo, ayirambikaho ibiganza, arayibaza ati hari icyo ureba? Acira amacandwe n'ubundi nka kwa kundi yayindi yabige. Ariko reka mbabwire, iyo umuntu ashaka gukira, ubwibone buba bwagiye hasi. Iyi mpumyi kubera ko yashaka gukira, yari ifite umutima ukunze Yesu kandi ishaka gukira,
ntabwo yavuze ngo buriya amacandwe ya Kristo nta nukara. Ubu ninde muntu wacira amacandwe akayagushyira ku jisho ukabyemera? Rero ko mutarwana warikuramo, ahubwo wamukuramo irye. Ariko koko yashaka gukira, ibyo kuvuga ngo amacandwe aranuka, ngo arimo indwara izi n'izi, ibyo ntiyarabyitayeho. Wicyo yashakaga gusa no kugira gute? Iyo ushaka gukira rero, iyo bavuze ngo dupfukame, ntabwo uvuga ngo hasi haranduye, ahubwo ugira gute? Urapfukama. Iyo bavuze ngo ejo ni amateraniro, ntabwo umanza kuvuga ngo ejo ngo mfite gahunda izi n'izi, ngo na mushuti wanjye, ejo uza mu materaniro. Iyo bavuze bati ni ukubatizwa mu mazi menshi bisomwe muri Bibiliya, ujya mu mazi menshi ukagira gute? Iyo ushaka gukira. Iyo bavuze ngo nukujya weza umunsi w'isabato, ntabwo wibaza ngo se ngo ko nakoraga ngo bazanyirukana ku kazi, ngo ko nacuruzaga ngo nzahomba. Iyo twakiye Yesu, ingaruka duhura nazo biturutse mu kwakira Yesu, Yesu arazirengera. Ibihombo uzahura nabyo uzabimuhe, azakwishyurira. Nimba leta yishyurira abantu bahuye n'ibiza, Yesu azananirwa kwishyurira abantu bahombye kubera ko bamukurikiye? Humura rwose, ntugire ubwoba. Ayirambikaho ibiganza arayibaza ati hari icyo ureba? 24. Irararama iramusubiza iti ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. Ubwa mbere ntago yabonaga neza. 25. Arongera yishyira ibiganza ku maso, iratumbira, irakira, isigara ireba byose neza. Nuko aramubwira ngo atahe, ati nturushye winjira mu kirorero. Yesu arifuza ko nyuma yo kugukiza ukabarirwa ibyaha neza ugatungana, bya bindi agukuyemo ntifuza kongera kubisubiramo. Arakubwira ati taha, ariko bya bindi ubivemo. Za ndirimbo mbi ureba kuri televiziyo zireke, ya mafilime mabi uyareke, bya biganiro bibi ubireke, za ndirimbo zipfuye z'urukozasoni ubireke, bya biganiro bibi ubireke, bya bitabo bibi ubireke, ahubwo ujye usenga Imana gusa. Isomo rero dusorejeho ni isomo risubiza ikibazo kibaza ngo niye nshingano Imana iha buri wese iyo imaze kumuhumura. Uwahumuwe cyangwa se uwababariwe ibyaha ari cyo guhumurwa mu bya mwuka ahabwa iyo nshingano. Ibyakozwe n'intumwa 26. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 26. Tugiye kwigira kuri Paulo amaze guhumuka, amaze gukizwa, amaze kwakira Yesu. Turebe inshingano Yesu yamuhaye. Ibyakozwe n'intumwa 26 umurongo wa 18. Umurongo wa 18 haranditse ngo kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bave mu mucyo, bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani, bajye ku Mana, bahereko bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Reka nsubiremo aya magambo. Inshingano Paulo yahawe amaze guhumurwa. Yesu yaramubwiye ngo reka mpere 17, ngukize ubwoko bwanyu bw'abanyamahanga aribwo ngutumyeho kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu butware bwa Satani, bajye ku Mana, bahereko bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Imana ihabwa icyubahiro. Ese muri uyu mugoroba ubwo turashoje, ni bangahe bari muri iri teraniro bemejwe na Mwuka Wera kandi bakabisaba Mwuka Wera, bakaba babwira Imana bati turashaka kuva mu butware bwa Satani, turifuza guhumurwa? Ko tubonye ko guhumurwa bisobanuye kuvanwa mu butware bwa Satani ukajya mu Mana. Ese hari abari muri iri teraniro ngo bazamure ikiganza cyabo? Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Mutambuke muze hano imbere turirimba indirimbo, umuririmbyi aturebera indirimbo. Tugiye gusenga isengesho ridasanzwe, ni isengesho ribwira Imana riti Imana, turifuza kuva mu butware bwa Satani, turifuza kuva mu buhumyi, turashaka kuba abana bawe. Indirimbo batambuka 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 batambuka.